Okay guys, nongeye kuguha ikaze kuri channel yanjye ya Tutekeki. Nizere ko umeze neza, wowe wamaze gukanda subscribe ndetse wanakanze kuri video urimo kuyireba. Nkuko bisanzwe ni channel itugezaho uburyo dukorera amafaranga online dukoresheje internet na telefone yacu. Ibyo gusa akaba ari byo duba dufite. Noneho ngira ngo urabona ahangaha kuri screen yawe, aho uri kurebera kuri phone yawe, urabona ikintu cyitwa amafaranga papa. Urakibona? Ubu nkubwira ikintu ngo scam. Ibyo bintu utayo wabyikura mu mutwe bya scam, ukazizamo ayacu twamaze kuyakuramo. Ibyo ni ibyaho. Iyo amafaranga amaze kubikura kuva yatangira 56,243 niyo maze gukorera muri platform aho itangiriye, kandi maze iminsi 2 kore ibi bintu bimaze gukuramo. Uri kujijinganya ngo ntaga bikura ikangi ikingura bikura bikanga. Dore ngaya ngiye kukwereka video noneho yuzuye fresh, agereyo kuri mobile money bikwereke nabyo. Dore amafaranga ngaya 6,400 niyo ngiye kubikura, niyo mfite kuri balance ubu ngubu, niyo ngiye kubikura. Ninjya kubikura rero turabigenza dute? Ndahita nza ahangaha kuri withdraw nkuko bisanzwe. Hanyuma kandi link nkwibutsa, link yo kwiyandikisha kugira ngo utange aka business urayisanga muri comment ya mbere. Usangamo na link yacu ya WhatsApp ijoininge, hanyuma ujyaje urabona update nyinshi zigiye zitandukanye kuri iyi business. 6,400 niyo mfite, ngiye kuza nkande hano mitemo banke, bana kubarangata 20% bakata menshi gusa, nawe baba wariyemo menshi. Ngeta nza nkande hano mitemo iyi banke. Iyo wamaze gushiramo bank uhita ugahitamo iyi ngiyi nkayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho ngira ngo urabona yuko ihita yiyandika hano. Iyo umaze kwiyandika ahangaha uhita ushiramo amount yayo ushaka kubikura, cyangwa abonye ko ari 6,400. ngira ngo urabona yuko ndakira 5,120. hanyuma mbite nkanda hano kuri confirm. Nyamara gukanda kuri confirm ngira ngo urabona biracyari biri processing. Mu kanya ninyakira ndahita nkwereka uburyo amafaranga yangezeho. Ngira ngo urabona yuko ejo ku itariki 3 amafaranga nagiye mbikura. Dore ejo nabikuye 5,500. Ngira ngo urabona yuko ni tariki 3 na n'izindi tariki 3. Tariki 3 urabona yuko ninzamuka ngakomeza nkazamura. Turangana kuye mu 11 yankoramo 2 yankoramo 6 3. Shana amafaranga menshi nagiye mbikuramo, ni menshi cyane ntago wabasha kuyabara. Ngira ngo nayabetse. Dore ubwa mbere nabikuyemo 4,000 3,600. nawe ugenda uteranya amafaranga yose naye mu kanya nangeraho ndahita nkwereka uburyo angezeho. Hanyuma nawe n'uburyo ubikuramo. Ngira ngo murabibonye, urabona ko kuri balance mitengira 0. urabona ko balance yanjye mfiteho 0. urabibona mu kanya amafaranga nangeraho ndahita mbibereka live tugikora iyi video. Ndahita mbereka amafaranga yamaze kongeraho. Araba yageze bakubwiye ko ndabikura 5,120. Narakubwiye ndibuze gukora iyi platform. Noneho ndagira ngo urebe hano hejuru urwabona akantu k'aka message. Kanze kwanza tuza hano kuri withdraw, turebe ko withdraw yacu yabaye success. Ndagira ngo mba ndi kukubesha ibyo ukora ko yabaye success. Tuzuga kana hano hejuru. Wagira ngo urabona yuko withdraw yacu yabaye success. Turebe mu message kamera hano hejuru, turebe niba message yatubwira ngo urayibona hano hejuru ngo you have received 5,120. Cyangwa guys murabibona neza ko amafaranga arimo arabikurika. Urabibona neza kandi nkande kuri message ubibone. Ngira ngo ni ibintu byo kubesha. Ngira ngo urabona yuko nakiriye 5,120.
na 20. Guys, iyi business irakunzwe kandi irimo gukorwamo amafaranga. Ushobora ibihumbi 5 gusa ugakora product, ubundi business ikagenda. Ura subscribe, una joining group yacu ya WhatsApp, ugenda ukora amafaranga arenze.